Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga rwanyu, urubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Uyu munsi Kubaturwa TV ibazaniye imitekerereze cyangwa se gushidikanya cyangwa se kwitiranya ibintu n'ibindi ku bijyaniranye n'imperuka y'isi. Ese imperuka y'isi wowe uyumva ute? Ese izaba ryari? Kugira ngo tubashe gusobanukirwa, reka tubanze turebere hirya no hino abantu barimo barabivugaho iki. Hirya no hino ku isi hakomeje kumvikana amakuru avuga ko imperuka y'isi izaba mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ubwo ibingibi bivugwa si ubwa mbere bivuzwe, kubera ko mu myaka yabanjirije iyi, ndavuga mu mwaka w'1999 humvikanye indi nkuru isa n'iyi yagaragazaga ko imperuka y'isi igiye kuba. Bavugaga ko imperuka y'isi izaba mu mwaka w'ibihumbi 2000, ariko byarabaye. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibirenze ibyo abantu bashidikanyaho cyangwa se bibazaho, ni mucyo dusuzumire hamwe insanganyamatsiko yacu. Insanganyamatsiko yacu iragira iti: ese imperuka y'isi izaba ryari? Ese imperuka y'isi izaba ryari? Iki ni ikibazo gishishikaje. Kugira ngo dusubize iki kibazo, ni mucyo turebere hamwe icyo Bibiliya yigisha. Imperuka y'isi ni iki? Imvugo imperuka y'isi iboneka mu byanditswe byera inshuro zitabarika cyangwa se inshuro nyinshi. Ijambo imperuka y'isi ishobora guhindurwamo ngo iherezo rya gahunda y'ibintu. Reka twifashishe ikibazo abigishwa ba Kristo cyangwa se abigishwa ba Yesu bamubajije bashaka kumenya ibijyaniranye n'imperuka. Duhurire hamwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo waho wa 3. Haranditswe ngo, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza ahari biherereye, baramubaza bati: tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Urumva ko abigishwa nabo bari bafite ibijyaniranye no gushaka gusobanukirwa ibijyaniranye n'imperuka. Nawe birashoboka ko uyu munsi urimwo wibaza uti, irija bambe aya magambo akomeje kugenda ahwihwiswa yaba yerekeza abantu kuki? Nanone ubwo abigishwa babazaga Yesu ibijyaniranye n'irimbuka ry'iyi si, bashakaga kuvuga iki? Bavugaga uyu mubumbe. Ni mucyo turebere hamwe icyo abigishwa ba Yesu cyangwa se iyi si dutuyemo. Ni mucyo turebere hamwe icyo abigishwa ba Yesu bashakaga kubaza, niba koko ari uyu mubumbe dutuyeho. Ndavuga ubuturo dutuyeho bugizwe n'imisozi n'inyanja n'ibiti n'ibinyabuzima bihari. Igisubizo ni oya. Ahubwo abigishwa bashakaga kumenya iherezo ry'ibintu biri mu isi muri rusange. Reka tubirebere hamwe icyo Bibiliya yigisha. Turebere hamwe mu rwa mbere muri Yohana wa mbere ibice byaho ni 2 umurongo wa 17. Haranditswe ngo, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka. Nanone ibyanditswe bikomeza bihamya ko abakora ibyaha bazarimbuka cyangwa se bazakurwaho. Tubisanga muri Zaburi ya 37 umurongo w'9 kugera 11. Haranditswe ngo, kuko abakora ibyaha bazarimbuka, ariko abategereza Uwiteka nibo bazaragwa igihugu. Kuko hazabaho igihe gito umunyabyaha ntabeho,
ni koko uzitegereza he umubure, ariko abagwaneza bazaragwa igihugu, bazishimira amahoro menshi. Nanone niwifashisha mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 5, haranditswe ngo ariko abagwaneza bazaragwa isi. Abagwaneza bazaragwa isi. None se iryo rimbuka ibyanditswe byera bivuga ko rizabaho rizabanzirizwa n'iki? Shingiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 21 kugera 23, iryo rimbuka ryegereje cyangwa se riteganyijwe rizabanzirizwa n'umubabaro ukomeye uzasunikira abantu kujya mu ntambara y'Imana, intambara ikiranuka yiswe Harmagedon. Tubyemezwa n'iki? Muri Matayo ibice 24 umurongo wa 21 kugera 22 dusoma ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itaragabanyijweho ntihajyaga kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Reka noneho turebere hamwe icyo cyangwa se ni buryo ki Yohana yahishuriwe ari ku kirwa cy'Ipatimo. Ni iki yabonye kijyaniranye n'irimbuka ryari ryegereje? Reka duhurire mu byahishuwe ibice 16 umurongo waho wa 14 kugera 16. Haranditswe ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. 15 dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. 16 ibateranyiriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harmagedon. Yumvikana ko abami bo mu isi biteguye kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Urabisanga muri Zaburi ya 2 umurongo waho wa 2. Ese imperuka y'isi izaza ryari? Iki ni ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi, ariko ubwo Yesu yari ari hano ku isi yatanze umucyo kujyaniranye n'umunsi. Yatanze umucyo kujyaniranye n'uwari usobanukiwe uwo munsi. Nawe ubwe yageze nabwo avuga ko uwo munsi n'igihe bizabera, yaba abamarayika cyangwa umwana w'umuntu cyangwa se umwana w'Imana, bitari mu maboko yabo, ahubwo biri mu maboko ya Data wa twese wo mu ijuru. Turabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo waho wa 36 kugera 42. Haranditswe ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Yumvikana ko umurongo wa 2 umurongo wa 42 ukomeza ugira uti nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho.
byumvikana ko kuza kwa Kristo ntabwo byari biri mu maboko ye, ntibyari no mu maboko y'abamarayika, byari mu maboko y'Uwiteka wenyine. Niwe uzi isozwa ry'igihe cyo gukura abantu mu bubata bw'ibyaha n'urupfu no gukuraho Satani. Yesu yakomeje avuga ko imperuka izatungurana. Yabivuze mu magambo ye, cyangwa se mu magambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 44. Yagize ati, nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Ayo ni amagambo akomeye ndetse afite byinshi asobanura ku buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero twize ibijyaniranye n'iki? Twize ibijyaniranye n'uko imperuka abantu bahwihwisa, basa nk'aho ubwabo batazi igihe n'umunsi igomba kuzabera. Ibyo bifitwe n'Imana mu maboko yayo. Yewe Yesu nawe ubwe yavuze ko atazi igihe. Byumvikana ko abo bayobozi b'abanyamadini baba bibeshya kubwo gutangaza igihe nyamukuru imperuka izaberaho.